yambaye ingata uzikagurutse aragurutse Ko wicaye hasi siri kureba ibiti yego maraseni za filimi zawe uri kureba ariko ukunda filimi ariko se wowe ufite kihe kibazo urareba filimi ukagera aho wicara hasi wowe urafata bibiliya ukayita hasi kandi nyisanze ahangaha ariko ugira ubwenge bibiliya nyisanze hasi ariko se ubundi uvuye he nsana vuye ntabwo twavuganye ntabwo nakubwiye aho ngiye uvuye he mbese ntabwo nakubwiye ko ushobora wagiye akagukuririza ibintu ukuririza ibintu se urabona hano hari imitungo mfite ndi gukuririza none se ntabwo nakubwiye aho ngiye ahubwo uri mu biki ni filime ureba wari uzi neza yuko ari nari ijambo ry'Imana dore nsanze kiri hasi wagitaye hasi burya ndamutangiye gukubisa mu mutwe wawe tusara oya sheri ntabwo ngombwira rero aho uvuye ubundi uvuye mvuye kwa mama Karine kumusura yarabyaye kwa mama Karine cyangwa sha usigaye ufite abagabo unzimbuza mwizina rya Yesu izina rya Yesu oya urabizi niwe nkunda niyo mpamvu ayawe nyifatishwe niyo mpamvu ufata ijambo ry'Imana urita hasi oya sheri rwose wabido nukuri nyisanze ashirira amenya mvira uhate kandi ariko sheri nkubita nagahone nagiye nawe kubwiye kakubitwe n'ingu bitagira amazi mva imbere ubundi utareka nkubwira utekereza ko iwacu mu gisaka moyo mureka nigende mu gisaka rege uzagera mu cyamamare nigende rero jeri uragiye basi vayo ngubwire reka nigende ntabwo nabivamo rero jeri uragiye Supana jahat agiye he none se aka kanya yawe avuye ahangaha agiye cyangwa ararigize umugore wanjye dushwanye niye gato none araje yageze aho ngaho ngo yarenze ntabwo ngiri kumubona none se icyo twapfuye ubusa gusa wandaje